reka dusenge muri uyu mwanya kuko tugiye gutangira kuganira amagambo y'Imana muri aya masaha y'igitondo cy'uno munsi wa none. Imana yatugiriye neza kubona tubonye uno mwanya. Dusenge. Data mu izina rya Yesu, byiringiro by'abizera amahoro yacu, muri iki gitondo turaha abagaragu bawe tugiye kuganira ijambo ryawe ibyo waduteguriye muri iki gitondo kugira ngo tubashe kunezerwa nawe, kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe ibashe kunezerwa, uheze abantu bose bumva ijambo ryawe uyu munsi banezererwa agakiza twawe ku buntu. Mu izina rya Yesu Kristo turakuraritse kugira ngo imitima yacu ibashe kugubwa neza, ijambo rya Kristo ngo rikwire ribe muri twe, rigwishe imbaraga n'ubuntu bwawe bwinshi. Data utunezeze muri iki gitondo, tubashe kwishimira agakiza twawe. Reka aya masaha tugiye kuganira ijambo ryawe, unezeze imitima y'ubwoko bwawe, abatwumva aho baherereye mu bice bitandukanye by'isi, ukomeze ugaragara nk'Imana. Tubisabye twizeye tuzikugura igisubizo cy'imitima y'abizera. Muri aya masaha tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Kuko nagira ngo mbanze mbibwire, ndi umushumba w'itorero rya Restoration Church Paruwasi ya Nyagatare, nitwa Mureta Jacques. Aha niho dukora umurimo w'Imana. Nagira ngo abantu bose batwumva dukurikirana aho turi, kugira ngo mubashe kumva ijambo ry'Imana nta kindi bigamije, kandi abazatwumva muzakomeze munezezwe n'iryo jambo ry'Imana. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana dutangiraho twiga urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaefeso bice 4 umurongo wa mbere. Nagira ngo muvandimwe cyiza dusomere ijambo ry'Imana. Reka dusome mu Baefeso ibice 4 tuhera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubumwe bwo kwizera. Nuko ndabinginga ngewe imbohe y'Umwami Yesu ngo mugende uko bikwiye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi bwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire umwete wo gukoresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo Data wa twese udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Amen. Haleluya. No munsi turaganira ijambo ubumwe bwo kwizera. Ubumwe niki? Ni ijambo rikomeye cyane guhuza mu yandi magambo. Ubumwe ni abantu bashize hamwe, bahuje umutima, bahuje umubiri umwe, bahuje kwizera kumwe. Ibi nibyo kugira ngo tuganire muri ano masaha. Ndashaka kugira ngo ujumve nawe ufite ubumwe bwo kwizera Umwami wacu Yesu Kristo. Aya ni amagambo Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abaefeso, yandikira ubwoko bwari w'icyo gihe, abaganiriza aya magambo hejuru y'ubumwe. Yabonaga kwizera kwabo nta kindi yashakaga ngo bagire kwizera kuri mu bumwe. Haleluya. Ubumwe ni ikintu cyiza abakristo bagomba kuba bafite. Ku manywa na nijoro ukagira ikintu cyita ubumwe. Mu Kinyarwanda ni uguhuza, ni ukugendera hamwe, ni ugukorera hamwe, kuko turi abavandimwe muri Kristo. Hari ibintu bigera kuri 6 Pawulo yavuze hano bikwiriye umukristo ufite ubumwe. Icya mbere, kugenda kuko bikwiriye ibyo mwahamagara. Haleluya. Amen. Ukagenda nkuko bikwiriye. Kugenda nkuko bikwiriye si upfa kugenda nkuko wishakira, ni ukugenda mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa Kristo, ukagenda wujuje ubwenge bwose. Pawulo aravuga ngo mugende nkuko bikwiriye. Urugendo rw'umukristo rugomba kugenda nkuko bikwiriye. Ntabwo gupfa kugenda zigiza, ngupfa kugenda nkuko wishakiye. Pawulo aravuga ngo ntitugomba ngo abahesi imitwaro y'Uwiteka ngo bagomba kugenda bibungenga, bagomba kugenda birinda.
Haleluya. Amen. Tugomba kugenda twirinda. Uyu mwanditsi aravuze ngo kugenda nk'uko bikwiriye abo mwana. Ibyo mwahamagariwe. Twahamagariwe gukunda Kristo. Twahamagariwe gukunda Kristo ngo tumwishiremo abe muri twe natwe tube muri we. Hanyuma Paulo avuga ngo tugende nk'uko bikwiriye. Abakristo b'iki gihe murasabwa kugenda nk'uko bikwiriye. Murasaba kuvuga nk'uko bikwiriye. Murasaba kwicara nk'uko bikwiriye. Murasaba ngo mugende nk'uko bikwiriye abo mwana. Iyo ni ijambo rya mbere. Ijambo mwahamagariwe hari icyo twahamagariwe gukorera Imana. Nta kindi twahamagariwe kugenda nk'abana b'Imana. Twahamagariwe kugenda nk'abakozi b'Imana. Haleluya. Tugomba kugenda nk'uko bikwiriye bakundwa b'Imana aho muherereye. Bibiliya yashaka kuvuga ngo ugende nk'uko bikwiriye. Icyakane mwicisha bugufi rwose mufite ubugwaneza rwose no mwihanganira mu rukundo. Paulo aravuga ngo mwicisha bugufi. Icyo nicyo kibazo kiriho none. Abantu kwicisha bugufi cyabaye ikibazo gikomeye. Haleluya. Amen. Kwicisha bugufi ni ikintu cyabaye ikintu gikomeye. Abantu ntibashaka kwicisha bugufi ngo reka mbonwe ngaragare mvugwe bamenye ko naje ndi umukozi w'Imana. Ugasanga abantu bakwiriye amaradiyo bakwiriye ibihugu ngo kugira ngo babamenye. Ariko Paulo icyo yashatse kuvuga ni ukwicisha bugufi mu buryo bw'umwuka. Yego. Amen. Kwicisha bugufi ni ukumanuka. Yesu aje kwicisha bugufi ntiyabanje ngo arebe ubumana afite. Yaramanutse asa nk'aba, agenda nk'aba, avuga nk'aba. Haleluya. Kandi ngo yari Imana bwite, yari Imana ikwiriye, yari Imana ifite imbaraga, yari Imana ifite ubushobozi. Ariko abantu b'iki gihe ntibakivuga nk'uko bikwiriye. Paulo aravuga ngo mwicishe bugufi mumanuke. Haleluya. Amen. Biravuga ngo uwamanutse niwe wazamutse. Uwamanutse ninde? Ni Yesu Kristo. Nawe nk'umukristo ushaka kuzabona Yesu ugomba kumanuka mu byawe byose ukicisha bugufi ukaganduka ukemera ijambo ry'Imana. Iki jambo ry'Imana dusaba ngo no kwishisha bugufi rwose ufite ubugwaneza, ukora neza, uvuga neza, usa neza, ugenda nk'umwana w'Imana. Haleluya. Amen. No kwihangana. Buryo umukristo wihangana aba yicishije bugufi. Kwihangana ni ijambo rikomeye cyane. Ariko nutabasha kwihangana ntabwo uzicisha bugufi. Ndibishoboka. Iyo watangiye kwizamura ukavuga ngo uri umuntu mimi najua njyewe ndazi ndi umuntu uzwi, ndi umuntu izi Igifaransa, izi Icyongereza, izi kubwiriza mu Cyongereza. Izo ni izina hanga. Yego. Haleluya. Ariko icyo Paulo yavuze ngo ni ukumanuka. Paulo yari umuntu wari warize, wari ufite amasomo menshi, ariko si yagaragaje uko yamenye Yesu nuko yamwakiriye. Amushira muri we, avugana nawe, agendana nawe, amenya ingeso ziwe, atangira kuvuga kuko ari umwana w'Imana. Paulo adushishikariza kwicisha bugufi. Haleluya. Amen. Niba ushaka kuzamuka ndugu yangu, niba ushaka kuzaja mu bwami bw'Imana, manuka. Ureke kwishira hejuru ngo nje ko ndiga kaminuza, ngo njewe nasomye. Gusoma sicyo bitanga. Icyo bitanga nuko umanuka mu mutima wawe ukigira nk'umwana mutoya. Biravuga ngo ubwami bw'Imana ngo buzaja mw'abana bato. Kuko ibitekerezo byabo ntibiraje byo kuzamuka, ntibirashaka kuvuga ngo njewe nize masters. Kwiga masters icyo bitanga cyangombwa gusa nuko uri umwana w'Imana, nuko wacunguwe, nuko wahamagawe. Yego. Haleluya. Amen. Icyo nicyo yavuze ngo mwihanganira mu rukundo. Icyo kintu cyaraneze. Kwihanganira mu rukundo ni ikintu gifata umukristo kikamuzamura akaba umukristo. Ntureba wihanganye mu rukundo ni umuntu wamanutse agasangira n'abantu abari bo bose afite mu rukundo. Ntuzuvuga ngo runaka ngo nukwasa, ngo runaka ngo afite z'ururere cyangwa rigufi. Oya, ni mu rukundo. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo ugomba gusabana mu rukundo, kuko wihanganiye mu rukundo uzaja mu ijuru. Wihanganiye mu rukundo usabana n'abari bo bose abo uhamagaye. Icya gatatu, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe.
Haleluya. Amen. Icyo nicyo cy'ingenzi gikomeye nacyo, kugira umwete wo kuba imbere y'Imana, kugira umwete wo kuba umwana w'Imana, kugira umwete wo gusangira n'iby'Imana ukabihagurukamo. Ntabwo ari ibintu byo kujenjeka. Pawulo yavuze ngo ubwami bw'Imana n'ubw'intwara ngo tubugishamo imbaraga. Nuba umunyabute ntabwo ibintu byose bizagusanga aho uri. Uhaguruka ukoresha imbaraga zawe. Pawulo yavuze ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ngo uko niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Ntabwo bivuga ngo umunyabute. Bibiliya yavuga ngo yawe umunyabute usanga ikimonyo. Uje kureba ngo uko kiza kigeze, ngo kiza kihunikira ibyo bya ngo muke. Amen. Urebe ikimonyo nawe ukuntu kimeze. Yego. Kagasimba kaza kagenda kikurura hasi kirabura. Asifiwe. Urebe ukuntu kaza kagahunika ibyo kurya bizabitunga igihe kirekire. Ariko abantu bagize ubute bwo gushaka ijambo ry'Imana bizabatunga mu gihe kirekire. Yego. Haleluya. Mu gihe ngiki cy'ubuhenebe, igihe cya korona, abantu batagiterana ngo bajye gusimbuka dukwita kavezi. Reka. Ariko hari ijambo wahunitse muri wowe. Haleluya. Hari ijambo wahunitse. Iryo ngiryo niryo rizagutunga mu bihe byawe. Rero ibyo ntiwapfa kubitunga uryamye usinziriye. Gira umwete ugakomeresha ubumwe bw'umwuka n'umurunga w'amahoro, mu mahoro, mu buntu bw'Imana, mu rukundo rw'Imana, ugakomeresha ibyo bintu. Icyakane ko ndabivuga nihuta kugira ngo mubashe kumva aya magambo. Twabivuga byinshi ariko abanyamwete murabazi. Abanyamwete bo murabazi. Umuntu ugira umwete baramuvuga ati ntutinde. Hari abantu bamwe bazasiga abadamu babo yikuruye cyane akamusiga agatega moto kandi barafite imodoka. Kubera kuko umudamu yayumye kwikurura abanza kureba mu kirahuri, ari ipoto barareba. Umugabo ni umunyamwete akiruka. Yego. Akamubwira ngo utege moto, akamusanga ku cyapa. Asifiwe. Amen. Ariko icyo nshaka kuvuga, namwe mwabagabo muza mwitondera abagore banyu nyine, mubarinde nyine, muzajya kuko abagore batabaza bakababiri. Aza bitonda nyine. Asifiwe. Ntabwo bapfa gusohoka nyine kandi murebe mu kirahuri ibintu ngibyo. Asifiwe. Haleluya. Navuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe umwuka twahawe. Uwo mwuka twahawe tugukomeresha urukundo rw'Imana. Kane avuga ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe. Bavandimwe turi muri Kristo. Niba turi muri Kristo turi mu mubiri umwe. Umubiri umwe. Ni bisanzwe. Ubu ni bwo kuvuga ngo njyewe naciza turi bamwe. Impamvu ni iyi. Nuko twamenye Kristo. Uwo niwe dusangiye. Twibumbiye muri we. Ukajya kavuze sha. Bibumbiye. Bibumbiye muri we. Twicanze muri we. Yesu amaze kuza aradufata araducanga adushiramo. Tuba muri we n'ababa muri twe. Turivanga turi concentre muri we turihuza. Mana yanjye ndakinza umucuranze nanjye ndamuhana. Uzaba mu ibumbiye muri we. Mukibuze. Yafashe imigisha yose Ibumbira muri Yesu imigisha yose Ibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose Ibumbira muri Yesu yose imigisha yo mu Mana. Ibumbira muri Yesu iramuduha. yafashe imigisha yose imigisha yo mu Mana. Ibumbira muri Yesu iramuduha. yafashe imigisha yose imigisha yo mu Mana. Ibumbira muri Yesu
yose amazi amubumbira muri we. Amazi aramubumba amazi arangiza aramuduha. Nukuvuga ngo je nawe turi muri we. Nukuvuga ngo uwo nguwo Bibiliya yavuze ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe kuko mwahamagariwe kugira ngo kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo guhamagarwa kwanyu kube muri we. Yego. Kuko muri we nimwe twicara, muri we nimwe tugenda, muri we nimwe turya, muri we ariko nimwe yafashe iyo migisha yose. Ifata ibintu byose bibumbira muri we. Ifata amafaranga, ifata business yose, ifata amashuri yose, ifata ibintu byose, irabizi bimutereka. Imaze irabiterura. Haleluya. Tuba mu mubiri umwe. Yego. Tuba mu mwuka umwe. Haleluya. Twamaze kuba mu mwuka umwe. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kubera kuko turi mu mubiri umwe. Haleluya. Tugomba kuba no mu mwuka umwe. Tukaba abakristo tubujuje. Kategori. Nuko tugomba kuba mu mubiri umwe, tukaba no mu mwuka umwe. Icya gatatu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Haleluya. Amen. Pawulo aravuga ngo hariho umwami, uriya mwami Yesu Kristo twamaze kwakira. Haleluya. N'umwe. Yego. N'umwami umwe. Hakabamo no kwizera kumwe. Twizeye ibintu bibiri. Twizeye umwami Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Rero Pawulo aravuga ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Ntabwo turi difera, ntabwo dutandukanye. Ni kimwe, turizeye, turi mu mubatizo umwe, twabatijwe mu mubatizo w'amazi menshi, turabatizwa twakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Pawulo aravuga ngo rero kubera kuko tugomba kuba umwe. Haleluya. Amen. Impamvu umwami wacu ni umwe. Yego. Amen. Amen. Nta wundi dufite, nta wundi mwami dufite, nta wundi mucunguzi dufite, nta wundi tuzatureba. Umwami wacu ni umwe. Yego. Ariwe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hazavuga ngo turamwizera rero, hariho kwizera kumwe. Abamwizeye bivuga ngo abamwizeye yabahaye kwitwa abana b'Imana, kandi uko niko turi abana b'Imana. Ikindi cya gatatu nsorezaho yavuze ngo hariho Imana imwe ariyo data wa twese. Udusumba twese, uri hagati yacu twese, kandi uturimo twese. Ariko naranezerewe uwo nguwo niwo mbararikiye mushaka uwo mugabo. Yego. Imana imwe ariyo data wa twese. Haleluya. Umwami umwe ariwe data wa twese. Ndabarase kugira ngo mbabwire ngo mukomeze mube muri we, mugendere muri we, mwicare muri we, muhuje ibitekerezo, mushaka uwo mwami. Yego. Tumusangire twese abumwe muri twe. Pawulo yavuga ibintu birashaka ko mugenda mukazumva mu bitekerezo n'ibintu bitandukanye, ariko birashaka ngo tugende nk'uko, ndashaka kuba ngo tugende nk'uko bikwiriye. Ako kantu ko ngiye gusoreza, mugende nk'uko bikwiriye nk'Abanyarwanda, abantu bari mu mahanga atandukanye, abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mugende nk'uko bikwiriye, kuko nibyo tuzabazwa. Amen. Amen. Ntabwo tuzabazwa iterambere ry'inaha ngaha, kuko ibi tuzabisiga. Ibyo tuzaba nuko tuzaba twaragiye neza. Kugenda neza harimo kudakora icyaha, harimo kudakora amanyanga bimwe by'abantu bakora by'inahanga. Pawulo yavuze ngo tugende nk'uko bikwiriye. Mwene mara ugomba kugenda nk'uko wahamagariwe. Umukristo nk'umuntu uzaje mu ijuru. Ibyo ushaka by'inahanga n'iby'igihe gitoya. Muri iri yavuze ngo ni igihe gitoya intambara ikazashira, ngo ni igihe gito tukazabona umwami Yesu. Yego. Haleluya. Amen. Icyari kidukwiriye bavandimwe mw'abakristo mwe twatuja mu ijuru, mugende nk'uko bikwiriye. Mushaka umwami Yesu abe mu mitima, kandi muhuje muri bamwe. Tumugomba gutandukana ngo mugire amacakubiri. Oya, ibi ni by'abantu by'inahangaha bagenda bagira amacakubiri. Oya, tube bamwe. Abakozi b'Imana, abakorera umwami umwe, abagendera ku musaraba. Ijambo ry'Imana ribaganze, ijambo ry'Imana ribahumurize, bamwe muri Kristo, kugira ngo umunsi umwe tuzabone ubwami bw'Imana. Reka dusenge. Mahoro y'abizera, imbaraga z'abizera. Ndagushima kuko uri Imana yacu, ndagushima kuko uzabumva gusenga kw'abizera. Turasaba ko abakristo bose
ba Evangelical Restoration Church, Paruwasi ya Nyagatare bagendera mu bumwe, bakorera mu bumwe, bamenye ko bahamagawe, bagendera mu mwuka umwe. Haleluya! Uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'imbaraga. Twabonye benshi bagendera mu bumwe, bagera ku cyo Imana ishaka. N'abakozi b'Imana benshi bagendera mu bumwe, bagera ku masezerano y'Imana. Intumwa z'Imana bari hariya i Yerusalemu, ngo bari hamwe bahuje umutima, umwuka yabamanukira, uramanuka umeze nk'umuyaga uhuha, ngo abantu bose bari bicaye muri iyo nzu buzura umwuka w'Imana. Data turaguhamagaye kugira ngo ubashe kugaragara ku mitima y'abizera, abantu bose bakomeze bagusobanukirwe bizera imbaraga z'Imana. Urakoze Data kutwemereye, urakoze Data muri uyu munsi wa none, iri jambo ry'Imana rigere ku mitima y'Abanyarwanda, rigere ku mitima y'abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye, ibashe gutiza imitima yabo. Nagushimira kuko uri Imana yacu, Imana izi twumva, Imana izigaragara, Imana izikora. Reka ukore ku mitima y'ubwoko bwawe. Turabasabiye abagabo n'abagore, urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, ubashe gushiza imitima yabo, babashe kugendera mu bumwe, babashe gutuza mu ijambo ry'Imana, batekereze Yesu wapfuye ku bwacu, kandi bamenye Data umwe ari we bagenderamo. Urakoze Data kuzemeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nagira ngo abakurikira ijambo ry'Imana muzaza murikurikira isaha yose, muribonere umuryiteho kuko ari ijambo rikomeye cyane rikiza imitima y'ubwoko bwawe. Imana ibahereze umugisha muri byose. Tubararitse ko mukomeze munezerwe uyu munsi wo ku cyumweru, mwishimira amateraniro yabera. Amen. Imani dushaka tasimama kwenye mnara nione bila takalo. That's my
Haleluya. Kuko umuririmbyi yavuze ngo nzahagarara ku ntara, nzahagarara ku musozi ndebe, ndangaguze, niyetegereze, ndebe hirya no hino, ndebe icyo Imana iri bukore. Haleluya. Hari byinshi Imana idukorera iyo twahagaze ku musozi neza, tugahagarara ku musozi w'Imana. Ahubwo ngo ubumwe bwa Kristo tugomba guhagarara hamwe. Abera bahagaze hamwe, asifiwe. Amen. Bahagarara hamwe, baba mu cyumba, baratarama. Haleluya. Bataramye, Uwiteka akora igitanga, arasubiza. Nitasimama kwenye mnara, nione lile atakalolitenda. Haleluya. Haleluya. Nione lile atakalolitenda. Ndebe Imana iri bukore. Ndaso egera hino sumvurigana. Nita